ese koko isi yaba iri hafi guhura n'icyorezo gishya giteye ubwoba kurusha COVID-19? Mu masaha make ashize amakuru ya hantavirus yatangiye gukwirakwira ku isi hose. Hari abavuga ko yamaze no kugera muri Afurika no mu Burayi, abandi bakavuga ko iri kwica abantu vuba cyane kandi ikanandura vuba cyane. Ariko se ukuri ni ukuhe? Ese ibi ni icyorezo gishya koko cyangwa ni amakuru ari kubaririza ibintu byinshi cyane? Arimo arakabiriza ibintu byinshi cyane rwose. Turebe neza noneho tubyinjiremo neza cyane kuri iki cyorezo kije cyica kigakiza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuri kose kuri hantavirus cyangwa se kuri icyorezo cyitwa hanta, icyo yavuze n'impamvu abantu benshi batangiye kugira ubwoba. Muraho neza abakunzi ba Uburezi Rwanda TV, nk'uko mubizi hano tubagezaho amakuru agezweho asesenguye neza kandi afite akamaro kuri buri wese, uburezi, akazi na tekinoloji. Reka tutangire neza dusobanukirwe neza icyo hantavirus aricyo. Hantavirus ntabwo ari indwara nshya, ni virusi imaze imyaka myinshi izwi n'inzego z'ubuzima ku isi, akenshi ikwirakwizwa n'imbeba cyangwa imyanda iva ku nyamaswa zanduye. Ukuvuga ngo umuntu ashobora kuyandura iyo ahumetse umwuka urimo ivumbi cyangwa imyanda y'izo nyamaswa. Mu minsi ishize abantu bamwe bari mu bwato bwitwa MV Hondius bakoze urugendo mpuzamahanga bagaragayeho uburwayi bwa hantavirus. Nyuma yaho amakuru yatangajwe avuga ko hari abantu bapfuye. Ibintu byatumye isi yose itangira kugira impungenge. Ikindi cyateye abantu ubwoba nuko bamwe muri abo bantu bakoze ingendo bajya mu bihugu bitandukanye birimo ibyo muri Afurika n'Uburayi. Ariko kugeza ubu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wowe riravuga ko ibyago byo kuba icyorezo cyakwirakwira ku rwego rwa COVID-19 bikiri hasi cyane. Abahanga bavuga ko ubwoko bwa hantavirus buri kuvugwa bushobora kwandurira hagati y'abantu ariko ntibikwirakwira cyane nk'izindi ndwara zandurira mu mwuka. Niyo mpamvu inzego z'ubuzima zatangiye gukurikirana abantu bose bahuye n'abanduye kugira ngo ikibazo kitakomera cyane. Gusa ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi batangiye gukoresha amagambo ateye ubwoba bavuga ati isi igiye kongera gufungwa cyangwa ko icyorezo gishya cyatangiye. Ariko kugeza ubu ngubu nta rwego mpuzamahanga ruratangaza ko isi iri mu bibazo cyangwa se igiye guhura n'icyorezo gikomeye. Ni ngombwa rero gutandukanya amakuru y'ukuri n'ibihuha hano kuri interineti, hano ku Uburezi Rwanda TV banahababereye. Ibimenyetso rero bya hantavirus bishobora kuba umuriro, guhumeka nabi, kubabara umutwe, gucika intege, ndetse rimwe na rimwe ikibazo kigakomera ku bihaha. Abaganga bavuga ko kugira isuku, kurwanya imbeba no kwirinda ahantu h'umwanda ari bimwe mu bifasha kugabanya ibyago byo kwandura. Muri make hantavirus ni indwara iriho kandi koko hari abantu bayanduye mu bihugu bitandukanye, ariko kugeza ubu iravuga ko nta mpamvu yo kugira ubwoba bukabije cyangwa gutekereza ko isi iri mu kindi cyorezo nka COVID-19. Turakomeza gukurikirana neza aya makuru tubagezaho ibishya bigezweho, kandi niba ukunda amakuru asesenguye, uburezi, akazi na tekinoloji byose hano ku Uburezi Rwanda TV, kandi subscribe ufunguze ugira tujye tubona igihe cyose, kandi like, kandi share, nsigaye gutera na comment. Cyambere ni amakuru, kabiri icyo yamaza, gatatu no kuyageza kuri bagenzi bawe. Murakoze, Imana ibarinde. Bye bye, God bless you.